Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udakwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na makuru mugezweho nanjye umushakamba mfatanije na Senama uraho? Muraho neza mushaka. Mwiriwe mute? Twiriwe neza, namwe mwiriwe neza. Natwe ni amahoro. Yego. Turegere mu burasirazuba turebe uko byifashe ariko ho gatoya numvaga twahereye amakuru yacu muri Afurika y'Epfo. Yego. Aho hakomeje kuva imvugo zigiye zitandukanye, hari abayobozi muri guverinoma bavuga ko ngo bashaka kwihorera kuri M23. Yego. Akaba n'abandi banyapolitike nabo bavuga bati ahubwo izi ngabo nizikurweyo bwangu. Hanyuma ni bande baza gutsinda muri Shakamba ko numva ari imbaraga ebyiri zikururana, uruhande ruza kugira imbaraga buriya ni uruhe? Ni urushyigikira abatsinze kuko abatsinzwe bo barakomeza gutsindwa. None buriya ikindi umuntu yakwibaza ni kuba bashaka kwihorera, ese bazihorera bahagaze he ko ntaho Kongo ihuriye na Afurika y'Epfo? Ubwo bazarwanira aho urugamba rugeze. Aho rugeze ngira ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu ya Ruguru kuko ni ibice bibiri. Hariho muri Rubero. Yego. Ubwo wenda no guturuka Beni kereka niba nyiri iyo ngiyo. Noneho hakabaho n'igice cya Kivu y'Amajyepfo. Yego. Hariya ni mu marembo ya Bukavu, ni mu nkengero rwose. Ubwo niho barwanira. Rero baturutse hariya baturutse Burundi nta handi babona inzira. Bizaborohera? Ntibizaborohera ariko bemerewe kubivuga kuko n'ubu inama y'inteko ishinga amategeko irimo. Ariko ndumva twabanza tukabijyaho kugira tubone kugaruka ku ngingo twumve ibyo umwe mu baminisitiri b'iki gihugu yatangaje. Yego. Noneho nitumara kubyumva tuze kugaruka tureba n'ibyo undi mu nteko ishinga amategeko yatangaje muri opposition. Yego. Turava aho ngaho tuza mu ngingo zacu. Yego. Duhere kuri iryo jwi ry'uwo minisitiri ushaka kwihorera. Narifite? Yego, ni video. Ni video? Ya video. Narifite ra? Yego, narifite rwose. Angiraho Minisitiri wa Siporo, Ubuhanzi n'Umuco. Ni audio ni video y'umunota umwe n'amasegonda 19. Video y'umunota umwe n'amasegonda 19. Aho ntunze urutoki. Amarebe. Biba ari byinshi mushakamba. Birumvikana. Namubonye. We have been humiliated. Twarasebejwe. We have been humiliated. Twarasebejwe cyane. We have been humiliated. And we must teach people when you kill a South African, there's consequences. We are sitting with the highest youth unemployment in the world. Let us use this opportunity and call for conscription, Honorable President, and bring our young people and train them. And while we train them, let us go and teach M23 a lesson. Let us go and kill those that killed our soldiers. I don't know, Speaker. These ones are talking a lot here. We need soldiers. You call yourself Commissar, you call yourself CIC, we need you there. There are people that we need you to go fight. We are tired here in Parliament of toy soldiers. We want, this is war. People are dying. You are calling yourself fighters here. Go and fight.
will be one of the first to join the battalion to go and fight. Let us go and get our people, and you must follow me. Let's go and fight the real fights, not this fake games of the army. I salute you. Thank you very much. muri make ikintu avuze n'ubwo twarasebejwe twarasebije kandi twebwe nk'aba South Africa nitwe dufite abantu benshi dufite imbaraga kuba twarasebye mureke twese tugende bisomo M23 rero ubwanjye ndinjira muri batayo sinzi niba ari bataliyani kamanda niba ari indi rero ubwanjye ndinjira muri batayo namwe mu nkurikire tugende dufite abasore tubaha imyitozo tugende duhe M23 isomo bwana Sentama ngira ngo nta muntu w'umusirikare cyabayeho umusirikare wavuga iryo jambo yego ayo magambo avugwa n'abasivili yego nibo bumva ko urugamba nyine barusoma mu bitangazamakuru bakanarwumva cyangwa bakanarubona muri video za filime yego bakumva ko ari uko rurwanwa yego aba South Africa barenga 5,000 boherejwe muri Congo ntabwo bari abasivili bari abasirikare bari bafite imbaraga ibikoresho barabihawe ariko barabyambuwe yego baje bazi neza ko baje ibyo bambuwe byonyine hari n'abambuwe n'ubuzima yego ikindi nari ngiye kugushaho yego ntabwo uburyo Afurika y'Epfo ibabaye ntabwo ari abasirikare 14 n'abandi batangajwe mu matangazo gusa babajwe bari gutuma bavuga aya magambo ikigaragara nk'uko twagiye tubivuga ngo hapfuye benshi ahubwo bari kureba igihombo bagize bakibaza icyabashoye mwirantambara bakabona batasubiranamo na Kisekedi cyane na perezida wabo Ramaphosa bakavuga bati reka noneho mu mutwe bikivanga bakabuza ngo bihorere bakabura icyo bemeza n'icyo bahakana barihorera hari uwabateye ariko se barihorera kuri ibi abagiye mu gihugu cyabo barihorera hari uwo badikanyije wabendereje nibo bagiye mu gihugu cy'abandi bagiye mu gihugu cy'abandi babwirwa ko bazakubitwa baza bavuga ngo bazakubita ariko bahabwa inuza bagirwa inama bati hari ahantu mugiye ntimuhazi none barakubiswe ariko gushakamba rero icyo mbona ahubwo nta n'icyo bazakora urusaku ni urusaku none se arasakuza kurusha Ramaphosa kuko niwaba uri burwane ngo uvuge kuri iki na Ramaphosa yaracecetse ari we mugabo w'ikirenga w'ingabo guceceka nuko ari yumiwe impande zose nyuma y'ibyo rero bwana Sentama urumva impamvu mvuga ko yari yumiwe impande zose Ramaphosa yabeshye inteko barabisobanuye ngira ngo barabyumvise si amagambo yanjye n'ay'abagize inteko bavuga ko bababeshye bababwiye ko bagiye kurinda amahoro batababwiye ko bagiye kurwana barimo bamubaza bati abasore bacu barapfira iki ko hariya mutagiye kurinda amahoro ko mwatubeshye n'ikimenyimenyi nta n'amafaranga yari ahari nta mwari mufite mwagiye mute izo mbaraga zo mu nteko zikamushushubikana yego hakaza Marema nawe ntabwo yari amworoheye noneho Ramaphosa byiyongeraho no kubeshyera ibindi bihugu abeshyera bagenzi be baba perezida amaze kubabeshyera ubwo ngubwo sinzi yari ashoje intambara impande zose ibyo byose rero byamuhuriyeho nta kindi yari gukora aracuba araceceka ntabwo yongeye gusakuza yego uwo rero ni umwe mu bo tumaze kumva ni uri ku ruhande rwa leta yego
hakaba n'abo muri opozisiyo turi burebe. Marema niwe ukunda kubibasira. yego Marema mu mbwirwaruhame ye mu nteko yagize ati yego ubu butumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzwi nka SAMIDRC bwatangiye mu Kuboza ariko kwezi kwa 12 2023 twabwirwa ko ari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ariko kuri nuko abasirikare bacu batari kariya kubungabunga amahoro, bari ku rugamba barwana n'abarwanyi bafite intwaro ndetse n'amayeri ahambaye ya M23. Guverinoma yacu yayobeje abantu. Ukuri nuko abasirikare bacu bari kurwana n'umwanzi ufite intwaro nziza, bafite ubushobozi buhambaye ndetse n'uburyo bwiza bw'ubutasi, mu gihe izi nyeshyamba zifite ibikoresho bya gisirikare bihambaye. Abasirikare bacu boherezwa gucunga umutekano nta drone, nta ndege z'intambara cyangwa ibindi bikoresho by'ingenzi bya gisirikare. Yakomeje agira ati baratereranwe barwana intambara badashobora gutsinda kubera kunanirwa kw'iyi guverinoma. Igitero giheruka cya M23 kuri Goma cyerekanye inenge ziri mu butumwa bw'ingabo za Afurika y'Amajyepfo. Ubushobozi buri hasi mu bijyanye n'ubutasi bwarigaragaje. Igisirikare cyacu cyabuze uburyo bwo kubona amakuru ya nyayo kandi mu gihe gito kugira ngo cyitegure mbere y'igihe M23. Tugomba kubyemera. Kohereza ingabo zacu muri Kongo ntaho bihuriye n'amahoro, ahubwo ni ugutamba abasirikare bacu ku ntambara idafite iherezo. Iyi guverinoma ikomeje kubohereza gupfira ku butaka bw'amahanga, kandi iyo bibaye nta nubwo imibiri yabo igarurwa mu gaciro ikwiriye. Turacyategereje imirambo, na nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo avuze ko yagombaga kuza bukeye bwaho. Bwana Sentama, ngira ngo Marema avuze byinshi by'ingenzi bigusha n'ubundi ku byo twari twavuze, ariko nanone avuze ko ya mirambo itarahagera. Nibyo ejo nabonaga bavuga ko bandika ko imirambo ikiri muri Uganda. bavuga ko ikiri Kampala. Urumva rero ko ibya hariya nabyo bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Ntibyoroshye, ariko ikiriho ni kimwe nuko aba bantu bo muri Afurika y'Epfo yego nibareke kwigira ibitangaza. yego Bamenye ko Afurika y'Epfo itakiri igihugu gikomeye. Aho ibintu bigeze ubu ngubu ntawe yakanga. ntawe yakanga kuko ushobora gusanga ahubwo nuko wenda ibintu biba bitagaragara buri gihe uko bigenda bihinduka, ushobora gusanga hari n'abayirenze kure. Ikindi nge nabavugaho bagize ukwitwararika guke. yego buriya iyo ufite izina nk'umuntu w'igihangange, yego ariko ubuhangange bwawe bukaba busigaye bugegwa ku mashyi, cyangwa uzi neza ko mu makuru ufite uzi neza ko utakiri igihangange, ugendeye ku bushobozi n'imbaraga z'igisirikare, yego ubundi uba ugomba kwirinda yego ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma ugaragara cyangwa abantu bamenya ko uri umunyantege nkeya mu gihe bari bazi ko usanzwe uri umunyembaraga. yego ibyo rero yego akaba ari ibyo Afurika y'Epfo yari ikwiye gutekereza mbere yo kuza kurwana na M23, yego kuko numvaga bamwe mu badepite bo muri Afurika y'Epfo bavuga ngo M23 barayitsinze muri 2013, yego ngo niri ubu ngubu nayo bazayikubita, ariko birengagije ko uriya umugabo atsikiye aharanira noneho kunyura ahantu adatsikiye cyane. Birengagije rero ko M23 ari abana b'intambara, ari abana bababajwe, bakeneye kongera kubona uburenganzira bwabo n'igihugu cyabo.
yego kuko nyuma ya 2013 bongeye kugaruka mu rugamba n'ubundi bariteguye kuko bari bazi neza ko aho bajyanwe bashobora kubeshya, yego rero bahisemo kubyitegura. yego ubwo rero nyuma yo kubyitegura bakaza kuri uru rugamba, bari bazi igihe tugezemo, yego bari bazi neza ko turi mu ntambara y'ikoranabuhanga, nabo baragiteguye bararishaka, yego cyane ko muri bo harimo ababonye amahirwe yo kujya mu bihugu byo hanze, banagezeyo bajya mu gisirikare. Ntabwo bajyaga mu gisirikare ngo barwanire ibyo bihugu byo hanze kurusha kuzarwanira iwabo. ubwo bumenyi bahavomye rero bagombaga kuza kubukoresha kugira ngo bakubite umwanzi bagaruke iwabo, kandi byagezweho muri iyi myaka 3 umwanzi yarakubiswe. Igice bamaze kugaruza kirahagije ugereranije n'igice birukanwemo, nubwo bakeneye kuzabohora igihugu cyose, ariko ho bamaze kubohoza bahatuza ababo bamaze imyaka irenga 30 bari mu buhungiro, yego kandi bakabaho neza. yego Mushakamba, aha ngaha umuntu yakwibaza, Afurika y'Epfo ivuga iti turasebye, twari tuzi ubushongore n'ubukaka, Afurika y'Epfo yari itinyitse, none ikaba ikojejwe isoni na AFCM 23, umutwe w'inyeshyamba itari n'igihugu. Mushakamba, iriya Afurika y'Epfo hari igihugu izongera gukandagira ikangike? Umwe mu banyafurika y'Epfo niba yaravuze ngo igisirikare dufite nticyarinda amashu. Yego. Abantu batarinda amashu ntango batera igihugu. Nta gihugu barwanya. Niba abantu inuza ikigo cya gisirikare gishya bakananirwa kukizimya, yego, abo ngabo z'ubwoba batwikwa n'umuriro noneho w'igihugu runaka, ubwo numva n'izo FARDC zihagazeho zabatsinda. none amagambo y'umudepite ati tugombe twihorere tubereke ko turi abagabo, kuko baradusebeje cyane. Aya magambo tuyafate dute? Aya nayo tuyafate nk'ikintu kizashyirwa mu bikorwa kikagira icyo kigeraho, tuyafate nk'ikintu gihera mu magambo gusa, tuyafate dute? Aya ni amagambo yo kugira bakomeze basebe, kuko n'umuntu utarakurikiranaga cyangwa utari wabyitayeho, yego, ubu ngubu barabyumvisha. Yumvishe minisitiri arira ngo barakubiswe nawe ngo ashaka kujya mu gisirikare, yarahita abikurikirana. yego, rero ibi ngibi ni ibyo gutuma bakomeza barira. Uribuka umusirikare wa Afurika y'Epfo niwe wabanje kurira, yego, aba nabo bararize, turaza kubona nawe ameze nk'uri mu marira. we nuko yarize arayabura, nk'uburyo yagombaga kurira, ngira ngo amarira ye yari guca isuri ku matama, ariko ntabwo byamukundiye. Niba biyemerera ko Afurika y'Epfo nta ndege gifite zigezweho n'izihari zishaje, Afurika y'Epfo ikaba yaragiye kugarura amahoro muri Central Africa ikananirwa, ikajya kugarura amahoro mu gihugu cya Mozambique ikananirwa, ikaza muri Congo noneho ikaba irushijeho guhena mu bakwe. Ntabwo Afurika y'Epfo ariyo guhangana n'igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika, niyo yaba ari Burundi cyangwa Congo. Iraciriritse cyane, birasaba kongera kwiyubaka, kandi nabwo ikaba yakiyubaka mu gihe kitari munsi y'umwaka cyangwa y'imyaka 2. Umwaka wihaye igihe gito Mushakamba, ahantu harimo ibibazo by'imbere mu buyobozi mo hagati y'inzego zitandukanye. Yego, kugira ngo bazajye no kubaka igisirikare, sinzi ko umwaka umwe baba babishoje. Afurika y'Epfo uyu munsi ni igisirikare cyubakiye ku binyoma. Yego. Uribuka ko bambuwe imodoka za gisirikare, yego, na M23 Isake, bukeye baravuga ngo bazisubije. none baripfumbase muri Mubambiro. Ngira ngo nibakora ibintu bucece nka Tanzania, yego, ibintu byabo bigende bucece, n'ibitabo ibyo baraseba kurushaho, baraba nka ya nkende yarushijeho kurira igiti yibwira ngo nibwo bari buyemere.
naho nibwo yasebye kurushaho. yego. Twakomeza tukajya no ku ngingo ku ngingo zacu. Dufite ingingo zigera muri 5. yego. Ingingo ya mbere, abasirikare ba FARDC bakomeje kwiyunga na M23 mu gihe intambara ikomeje muri Kivu y'Amajyepfo. N'abandi baraye bayiyunzeho. Yego, niho ngira ngo niho tugiye kugarukaho. Turajya mu Minembwe. Birwaneho yongeye guterwa na FARDC na Mai Mai. Aha turareba uko bimeze. Yego. Hanyuma turaza gutega amatwi ibyo Ngoma avuga. Yemeza ko Perezida Neva ari uhagarariye interahamwe. Turangarukira Kinshasa. Cardinal Fridolin Ambongo ngira ngo uramuvuga ni Kigali. Yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira nayo mu 23. Nyuma yaho tugaruka i Goma, amashuri yatangiye. Nyuma y'intambara yabereye muri Goma, amashuri yatangiye mu Shakamba. Ubuzima bwabaye ubuzima. Reka tudatinze, ariko nituvuga amashuri aha ngaha bumva inzego zose z'amashuri zigeze hejuru no kuri za kaminuza. Yego. Reka tudatinze turebe abasirikare ba FARDC bakomeje kwiyunga kuri M23. Bimeze bite? Ni bande biyunze? Biyungiye he? Waje yazanye n'abayobora bangana iki? Tuvire mu zindi muzingo iyo nkuru. Bwana Sentama, nibyo abasirikare batangiye kwiyunga, birumvikana uko urugamba rukomera, niko ab'ingenzi bavuga bati reka tufate uyu muvuno. Ku munsi w'ejo nibwo abasirikare b'abakoroneri babiri bafite ipeti rya koroneri, birumvikana nabo bari kumwe tutaramenya umubare wabo, biyunze kuri M23 mu bice aho intambara igeze muri Kivu y'Amajyepfo, muri bice bya za Katana. Ni abasirikare harimo witwa Colonel Prince uvuka muri Karehe. Urumva ko ngo we ntibyatungurana. Yego. Kabamo na Colonel wa kabiri wundi uvuka muri Katanga. Yego. Barebye urugamba, bareba aho bigana, bareba na ideology iri mu ntambara, kuko buri intambara n'icyo barwanira, babona bari mu buyobe, bahitamo kwiyunga na M23. Yego. Ibi rero bije nyuma y'uko FARDC ikomeje kugira kwiyambika icyasha gikomeye. Ngira ngo buri munsi niko hari gusohoka mu bitangazamakuru bya Kinshasa abantu bari kwicwa n'aba FARDC muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Muri biriya bice byegereye Bukavu. Yego. Hari abantu bakunze kuvuga ngo ntabwo wagendana na FDLR ngo usige umuvumo wayo, nawo muragenda. Yego. Bari kugenda bakarasa abantu nta kintu bitayeho, bakaza mu nsengero bakarasa abantu bakabica. Mu by'ukuri mu minsi yashize bicaga abantu muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ngo naba M23 kuko ari M23 ivuka, cyangwa abagize M23 benshi bavuka. Ariko kwibaza noneho abantu bo muri Kivu y'Amajyepfo hariya bavukana n'uwuhe musirikare wa M23? Ese bo bakoze iki ko intambara ihageze ari nshyashya? Ngira ngo ahantu intambara ikigera ntango bagakwiye kwica abantu. Ariko ni ikigaragaza wa muvumo ndetse n'intego yabo ni ukwica abantu, nta kindi bagamije. Ari byo M23 y'Urwanira umunsi ku munsi, nubwo imiryango mpuzamahanga ibirenza amaso ikumva ko uruhande rwa M23 ari rwo rukora ibyaha by'intambara, mu gihe FARDC bikora amanywa nijoro, yabigize akamenyero. Bwana Sentama, ngira ngo ni ibintu bifite icyo bisobanuye, bishobora no gutuma intambara yahariya hepfo yihuta. Yego. Kuko ntabwo nizeye ko M23 izakomeza kurebera buriya bwicanyi buri gukorerwa abaturage b'abasivili hariya hepfo.
cyane ko banafite amakuru atandukanye y'ibindi biri gutegurwa bahawe n'abasirikare babiyunzeho. yego ibi ngibi ntabwo biza koroha nk'uko bivuga, kuko twarabibonye kenshi mu matangazo ya M23 ko itabara abaturage. Cyangwa mu bihe byashize amatangazo yavugaga Goma, ati Goma turaje, yego ubu ngubu byimukiye hariya. Icyo mbona rero ni iki, icyo mbona ni uko Bukavu nayo ishobora gufatwa bitewe n'ibikorwa biyirimo. yego cyangwa wabonye abasirikare bibaga barwanaga, bakubitaga, barasa abantu. Iyo abantu basa n'abigaragambije bakavuga bati abasirikare tubahaye amasaha angana atyo baba bavuye muri uyu mujyi. Ibyo bigaragaza ibikorwa bibi abasirikare barimo bakora, ndavuga abasirikare ba FARDC, bibangamiye abasivili. yego kuba bimeze bityo rero kugira ngo byihutisha ifatwa ry'uriya mujyi. icyo bivuze rwose. yego uti dukomeze. yego dukomeze tujye ku yindi ngingo. aho ngaho harasobanutse, gusa M23 ikomeje gukorera umwanzi udutendo, yego ari nako ijya kubohora Bukavu. Ngiye ndabona Bukavu nubwo haje biriya biganiro, yego Bukavu ntabwo nkibona mu maboko y'umwanzi, ndayibona vuba yabohowe, kuko ubu bwicanyi burakabije. ntacyo wibeshyeho. reka tunyarukire Minembwe. yego twirwanaho ngo ngiye guterwa, bimeze bite? nibyo bwana Sentama, mu Minembwe n'ubundi Karingi nk'ibisanzwe hongeye hagabwaho ibitero. Amakuru aturuka mu baturage batuye mu misozi ya Mikenke bagira bati ubu muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 10 z'ukwa 2025 abasoda ko barakubitwa inkoni ngo bagabe igitero mu Karingi. urumva ko bahatirijwe kujyanwa muri iki gitero. bivugwa ko bari gukubitwa ari abanze kugenda, ariko bamwe bamaze gutora inzira bava mu Mikenke ahari abasirikare ba FARDC benshi. Bakomeje bagira bati Wazalendo nabo bamanutse berekeje mu Karingi, hari n'abasirikare benshi bamanutse. Iki gitero cy'ingabo za FARDC n'abambari bazo ari bo FARDC Wazalendo giturutse mu Mikenke, kikaba cyakomeje inzira y'ibisambu ubwo mu mirima bigabanya Karingi na Mikenke. Aka gace ka Karingi FARDC n'abambari bayo berekejemo kugabamo ibitero gaherereye hagati ya Rundu na Mikenke, kakaba gatuwe n'abaturage b'Abanyamurenge. Muri aka gace rero bahageze, usibye guhangana n'abaturage birwanaho, banarasa mu nkambi z'abaturage. Izo nkambi nta bandi bazituweyemo usibye Abanyamurenge. Twirwaneho rero yirwanyeho uko ishoboye, ibasha kubirukana ibageza mu Mikenke. Ariko nanone hari abo yafashe kapiteni imufatana n'icyombo, imufata rwa mikono, wari komanda wa kampani. Twirwaneho ngo yahakuye n'iminyago myinshi, ku buryo rwose birumvikana abantu birukanse. FARDC birazwiho ko kwirukanka kwayo igenda ita imbunda hasi, cyane imbunda badashobora kwirukankana. Amakuru akavuga ko hari inka zishobora kuba zanyazwe zari mu Mikenke. Birumvikana inka zanyazwe ni iz'Abanyamurenge. Amakuru mu masaa 9 yavugaga ko FARDC bayigejeje mu Karambi utambutse agaturiro ka mbere na ka kabiri
ugahuruka igisambu cyose, ibisambu byose, hari ahantu haba akarambi, urangiza Mikenke niho intambara yari igeze. Bwana Sentama rero, hari n'ubutumwa bwatanzwe na sosiyete sivile yo mu Mikenke, yo mu Minembwe, ndagira ngo uze kubudusomera. Yego. Ubutumwa ntunze urutoki aho buri kugira ngo uhite ubugeraho, uri mu rurimi rw'igifaransa, ubundi aba ari bwo budushyirira akadomo kuri iyi nkuru yo mu Mikenke, yo mu Minembwe. Ubutumwa buragira buti sosiyete sivile noyo de Minembwe. Ni kuvuga ni sosiyete sivile yo muri Kivu y'Amajyepfo ariko mu gace ka Minembwe. Yego. Alerte intabaza. Minembwe surefe, Minembwe hahiye. Bagakomeza bati après la campagne de sensibilisation effectuée par le vice-gouverneur du Sud Kivu Jean-Jacques Elakano dans le territoire de Fizi au début du mois en cours, la coalition Maïmaï FRDC passe à l'action ce matin du 10 février 2025, où elle a lancé des attaques contre le village de Karingi en empruntant 3 chemins, Nyarubira, Bijumba et Mutunda, c'est au nord-est de Minembwe. Au moment où nous réalisons ce message, ces attaques sont en cours et la population est en débandade. La résistance du groupe d'autodéfense Twirwaneho tente de défendre la population. Bivuze ngo nyuma y'inama y'ubukangurambaga yego yakozwe na guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyepfo bwana Jean-Jacques Elakano yego muri teritwari ya Fizi mu ntangiriro z'uku kwezi turimo mu kwa kabiri 2025. Ihuriro rigizwe na Mayimayi na FRDC bahise bagaba igitero uyu munsi ku itariki 10 z'ukwa kabiri 2025, aho bagabye igitero bakigaba hitwa mu Karingi banyuze mu nzira eshatu. Hari inzira y'ahitwa Nyarubira, hari inzira y'ahitwa Bijumba, hari inzira y'ahitwa Mutunda. Aha hakaba ari mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Minembwe. Yego. Aho mu gihe twandikaga message ubutumwa, ntabwo ubu butumwa ndimo nsoma mu gihe twandikaga bwa sosiyete sivile. Yego, ibi bitero byarimo biba kandi ni n'abaturage bashwiragiye. Ariko abaturage birwanaho bibumbiye muri Twirwaneho bageragezaga guhagarara kurinda abaturage. Ubutumwa bugakomeza buti la suite sera communiquée au moment opportun. Ibikurikiraho, amakuru akurikiraho turaza kuyabaha mu mwanya wayo. Elakano doit être tenu responsable de ces attaques. Ahangaha muri ubu butumwa barashinja vice-gouverneur witwa Elakano ko ari we ibi bitero byabazwa, kuko ngo yari aherutse kuhakorera inama y'ubukangurambaga. Ko abiri inyuma bikorewe Minembwe wa 10 z'ukwa kabiri 2025. Yego. Ku bwa sosiyete sivile agace ka Minembwe, Mufashi Santos vice president. Ngira ngo message ni yo mushakamba.
nibyo message ni iyi, ariko icyo nakongeraho bwana Sentama nuko ngo baba bageze mu mikenke babitakana abarundi ngo babatereranye ingabo z'u Burundi, birangira barasanye, baravuga bati ntabwo ari twe twabohereje, birangira barasanye, nubwo kurasana kwabo kutamaze igihe ariko basubiranyemo bararasana ngo abarundi ntibabatabaye cyangwa ntibajyanye kuri urwo rugamba rwo kwica no kwibasira abanyamurenge. Twajya ku yindi ngingo. Ku yindi ngingo reka dukomeze tujye ku yindi ngingo ikurikiraho. Twari mu minembwe, noneho turebe Liyetona Koloneli Wiringoma wa M23 AFC akaba n'umuvugizi wabo mu bya gisirikare yavuze iki? Yahamije adashidikanya ko Ndayishimiye ari uhagarariye interahamwe na FDLR. Yego. Yagize ati Perezida Evariste Ndayishimiye yiyemeje guhagararira no kuba umubyeyi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Yatangaje ko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukorana na leta y'u Burundi yamunzwe n'amacakubiri, interahamwe, ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, abacancuro n'imitwe ihuriye muri Wazalendo. Ubu bufatanye ngo bushingiye ku masezerano leta y'u Burundi yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kari amasezerano yasinweho ahagarariwe na Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye tariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 2023. Yego. Liyetona Koloneli Wiringoma yasobanuye ko abona ubu bufatanye, yasobanuye ko abona ubufatanye agira ati umugambi n'umwe, tubivuga uko biri, barashaka gutsemba ubwoko. Yaganiraga na bamwe nimwe muri radio y'abarundi ariko itavuga rumwe na leta, aho bamubajije bati se M23 izemera kuva mu bice igenzura birimo na Goma nk'uko byagenze muri 2013? Abasubiza ko bidashoboka kubera ko ngo M23 iramutse ivuye i Goma hakorwa amahano akomeye akozwe n'izi nterahamwe ndetse n'aba ba FDLR. Aho yagize ati nta muntu ushaka ineza wavuga ngo M23 nisubira inyuma, keretse interahamwe zigenzwa n'ikibi zihigira kwica abantu hamwe na Ndayishimiye kuko uyu munsi niwe uzihagarariye. Yiyemeje kuzibera nk'umubyeyi, ari gukorana na Tshisekedi. Uyu muvugizi wa M23 wo mu rwego rwa gisirikare yasobanuye ko abarwanyi babo baramutse bavuye mu bice bafashe baba bahaye interahamwe Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi urubuga rwo gutsemberaho abaturage. Bityo rero ngo abatekereza ko M23 izava cyangwa izarekura ibice yarekuye yafashe ngo babyikuremo kuko bidashoboka. M23 ishinja Perezida Ndayishimiye guhagararira FDLR mu gihe Uburundi buvugwaho gucumbikira abayobozi b'uyu mutwe w'iterabwoba ndetse no kwakira inama zitandukanye zitegura ibitero kuri M23 ndetse no ku Rwanda, zose zikabera mu Burundi zikorwa n'abagize FDLR cyangwa abakomeye muri FDLR ndetse n'abandi bose n'indi mitwe itandukanye ikomoka kuri FDLR cyangwa indi ifitanye isano n'interahamwe. Yego. Ngira ngo Wiringoma ibyo yavuze birasobanutse kandi ukuri kwabyo kurivugira. Yego. Wakomeza? Yego. Tujye ku yindi ngingo. Yego. Reka tujye ku yindi turebe ibikubiyemo. Yego. Itora rya Kinshasa. Cardinal Fridolin Ambongo nawe afite icyo yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yayisabye iki? Yavuze ibintu byinshi kandi by'ingenzi, bamwe batese ngo muranga kuganira na Colonel Nanga, ariko ibyo nabashije kubona mu nkuru nabashije gukurikira nuko ku munsi w'ejo ubwo hari ku cyumweru birumvikana mu misi Kinshasa, Bongo yarababwiye ati muyoboke inzira y'ibiganiro kuko ibindi byose murimo murata umwanya cyangwa murata igihe. Uyu mugabo ukunda kwibasira leta ya Kinshasa ndetse akanagaragaza ko igisirikare cyayo nta mbaraga gifite, Bongo yagize ati ibiganiro ni ijambo ryera
ni ijambo rya ngombwa ryadufasha kuva mu bibazo turimo kugira ngo tubone ibisubizo by'ibibazo bimaze imyaka 40. Bisaba ko tuganira n'abo twita abanzi. yego Ati bisaba ko tuganira n'abo twita abanzi. yego Igihugu kiri mu byago, buri munota ugenda ni ingenzi. Mureke twirinde gutakaza ikindi gihe niba dushaka gutabara igihugu cyacu. Cardinal Rubongo yatangaje ko mu gihe byaba ngombwa leta ya Kinshasa ikwiriye kujya mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23 kugira ngo ivugane n'abayihagarariye n'abahagarariye M23, kuko cy'ingenzi ari ukugera ku gisubizo kizana amahoro arambye. Aho yagize ati niba ari ukugigoma tuzajyayo, tuzagenda tuganire na buri wese, niyo baba mu kwezi tuzabasangayo, ntacyo twageraho tudahaye urubuga bose, niba dushaka ko ibi biganiro bivamo igisubizo kirambye. Ibi rero yabivuze ashingiye ku byavuye mu myanzuro yahuje inama ya SADC na EAC, aho basabye Kinshasa kuganira na M23. Nubwo tutaramenya ko Kinshasa izabyubahiriza, kandi hakaba ndetse harimo no kugaragara ibihamya bigaragaza ko Kinshasa irimo gushaka andi maboko n'izindi mbaraga zatuma ikomeza guhangana na M23 aho kubahiriza ibyo yasabwe n'aba bakuru b'ibihugu. Hagati aho tukiri kuri ingingo yo kuganira, Ramaphosa yavuze ko ngo ingabo ze zizava muri Kongo biramutse umunsi ibyemejwe byubahirijwe, ariko tukibaza tuti M23 ko yubahiriza ibyisabwa buri munsi igashotorwa na FARDC, ko Kisekedi yavuze ko adateze kuzaganira na M23, kandi ko amakuru ahari ko ndetse yaba Kinshasa ndetse n'izi na Afurika y'Epfo n'abandi, ngo Kinshasa yaba kujya no muri Chad gushakayo abasirikare, nubwo mbona ntacyo bazabafasha, ariko bari gushaka kohereza ingabo muri Kongo mu isura nshya. Ese bwana Sentama, ubu urabona umunsi Kongo ariyo irahiye ko itazaganira, izi ngabo cyangwa se bizagenda bite kuri izi ngabo za Afurika y'Epfo ziri hariya? Ese imiryango mpuzamahanga n'ibindi bihugu mpuzamahanga bizafata bite leta ya Kinshasa? Bizayikuraho amaboko cyangwa bizakomeza gutitiriza? bizaterwa n'urukundo bakunda ibyo bakura muri Kongo, niko mbibona. Ariko ubundi dukomeza kwinangira, nibyo barimo barabikora koko. Barukomoje ku basirikare ba Chad, kandi nahoze nsoma mu makuru atandukanye bavuga ko barimo kwitegura kwakira mu masaha make ari imbere, kwakira abasirikare ba Chad bagera muri 442 aho ngaho, bashobora kuhagera vuba cyane. Yego. Rero urumva nibakomeza kuza batyo n'ubundi bizaguma kure, ariko wenda Tshisekedi yarakwiye kubimenya ko biriya ni ukurushaho gusenya Kongo. Ikiriho ni kimwe, ari ukuyubaka ni ukurushaho kuyisenya. Ikiriho ni kimwe. Yego. Hari ngirumva nicyo nshaka kuvuga. Yego. Iyi ntambara kubera kuyizanamo ibihugu mpuzamahanga byinshi yamenyekanishije M23 ku rwego rurenze urwo dutekereza, ku buryo ikibuga ni ukuri nta televiziyo ku isi y'igihugu icyo ari cyo cyose itaravuze M23. Baracanayivuga. Nta televiziyo mpuzamahanga itaravuze M23. Inama zaratereranye z'ikitaraganya. Rero nta musirikare, nta muntu muri iyi si utazi M23 nuko itsinda ingabo za leta. Ntabwo ari za leta zonyine mushakamba, ongeraho na ziriya zose. Nose niba haje za Afurika y'Epfo, hakaza Malawi, hakaza Tanzania, hakaza Burundi bwose, hakaza n'ab'uruhu rwera, urumva ko ni benshi, ntabwo ari za Kinshasa gusa. Biri mu byo nari ngiye gukomozaho no kugarukaho.
kubera ko utarumvisha amakuru ya M23 asanzwe ku ngabo za Afurika y'Epfo, yumvisha amakuru ya M23 kuri SADC ku bacancuro batashye. Uwo rero azi neza ko M23 ifite imbaraga. Nahoze ndeba kuri France 24 ku makuru baba bashyize hanze, ndeba muri commentaire. Bwana Sentama, karame, usibye abarimo guheza inguni, abandi bose barazi ko M23 ifite imbaraga. Bose bazaza bafite icyobo. Umusirikare wese uzazanwa hariya azaza afite ubwoba, azi neza ko ari bupfe nk'uko abandi bapfuye. Bisobanuye rero ko uzaza wese azaba aje gutanga Bukavu n'ibindi bice bitarafatwa. Uzaza wese azaza arwana intambara yo guhunga. Kandi ikindi twavuga gikurikiyeho nuko aje kongerera izina M23 kurushaho kuyigira ikirangirire, kuko niba uyu munsi buri wese ari kwandika inkuru ngo M23 yarwanye na FRDC, Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi, abacancuro b'abazungu, Uburundi n'Uburundi n'imitwe yose ya Wazalendo, ejo azandika ati noneho hiyongeyeho na Chad. Basange M23 yarwanye n'ibihugu cyangwa n'imbaraga 8 zose irazitsinda. Ibyo rero bizaha M23 ikamba ryiza. Ndetse uko biyongera muri iyi ntambara niko ingingo bitwazaga mu biganiro cyangwa muri iyi miryango mpuzamahanga igenda itagaciro, kuko niba 2021 baravuze ngo batewe na M23 bagereka ku Rwanda, M23 ikabingingira ibiganiro buri munsi, niyo miryango mpuzamahanga ibingingira ibiganiro, u Rwanda ruvuga ruti muganire nabo muhanganye nabo mudukure muri iyo ntambara yanyu. Ejo bundi noneho bazabura icyo bavuga, bitewe nuko bazababwira bati ubundi abo bantu mwanga kuganira nabo babakubita mukazana ibihugu mpuzamahanga, biragaragara ko ari mwebwe muri kungukira mu ntambara, ari mwebwe mukeneye intambara. Kubw'iyo mpamvu bazabwira ati muhame hamwe mukubitwe, batahubwo twebwe dushyigikiye. Bazahitamo cyangwa bazakururira imiryango mpuzamahanga gushyigikira M23, cyane ko imaze gufata ari hanini kandi hafite ubutunzi ndetse n'umusaruro uhari uri kwigaragaza. Nahoze mbona abanyamakuru mpuzamahanga bose batangiye kugera muri Kongo. Ubu abanyamakuru bose mpuzamahanga bakeneye kubaka izina, by'umwihariko mu nkuru z'umutekano, bari kumanuka bagaca mu Rwanda cyangwa Uganda, bakajya mu bice M23 kontrola, kandi bagatangaza inkuru z'ukuri z'ibyo babona, kubera ko ntago bari gukorera ku gitutu cya Kinshasa, kuko Kinshasa siyo ni impamvu ki bahitamo kuza muri Kongo bakajya mu gice kigenzurwa na M23 AFC. Birabaha amahirwe yo kugera ku makuru bakeneye nta mbogamizi bahuye nazo. Ibi biratuma habaho mibanire kinabo na leta ya Kinshasa, dukurikije ko leta ya Kinshasa mu gihe cyashize yahoze kitari kirekire cyane, ahubwo ni mu gihe cya bugufi twayibonye icecekesha abanyamakuru. Nabonye ko yagezaho noneho ifungura na za mbuga nkoranyambaga zirimo za X, TikTok n'ibindi. Ubwo kuba banyura mu gice kigenzurwa na M23 baraza kugira mibanire ki na Kinshasa. Abanyamakuru bo ntago bakeneye imibanire n'ubundi na Kinshasa, bitewe n'uko ahantu M23 imaze gufata yego ubwaho habaha amakuru acuruza kurusha y'Kinshasa. Yego. Kandi bakeneye amakuru acuruza. Yego. Buriya izingiro ry'intambara ryari Goma. Yego.
kuba barafashe Goma wabonye ko abanyamakuru bose birundanya hariya. yego Ubu bagiye kuza bahashinge biro, yego itangazamakuru bihashinge biro, noneho Kisekedi nakomeza kwinangira Bukavu igafatwa, bisobanuye ko imijyi ibiri y'ingenzi ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo izaba imaze gufatwa na M23. Abanyamakuru bazajya bidagadura kuri izi nkuru ziri gucuruza, ave Goma agende n'amazi ajya Bukavu cyangwa se agende n'amaguru n'imodoka ajya Bukavu, yego ariko agaragaza inkuru buri gace kose ko mu burasirazuba bwa Kongo kamaze kwamamara ku buryo aho yakorera inkuru hose yarebwa kandi gacuruza. yego Ibyo bisobanuye ko Kinshasa igiye gutakaza agaciro kandi igiye gutakaza ijambo yari ifite ku bitangazamakuru mpuzamahanga, kubera ko n'ubundi byazanwaga no muri Kongo n'intambara, ntabwo bizanwa muri Kongo no kuvuga ngo habaye ibi n'ibi, ntabwo bakeneye kubitangaza, bakeneye kwitangariza iriya ntambara kuko ariyo amahanga yose ahanze amaso. yego Ibi rero bizatuma umunsi M23 yikoreye igihugu cyayo, bizatuma byakirwa vuba. yego Kubera ko izaba ifite abanyamakuru mpuzamahanga kandi izaba yaramaze kubaka izina ryiza mu miryango mpuzamahanga no ku rwego mpuzamahanga. Ikindi abanyamakuru bazaba baramaze kuba inshuti zabo. Niba umuntu aza bakamwakirira muri hoteli runaka, bakamufasha kugera ku makuru akeneye ntawe umuhutaje, buriya hari ukuntu umuntu ashobora kuza gufata amakuru, urugero nka leta Kinshasa ibabuza kujya ku accessinga amakuru ahantu hatameze neza, yego bigatuma bikayishwanisha n'abanyamakuru, ariko M23 irabaha uburenganzira bakajya hose kubera ko M23 izi neza ko nta kintu yishinja. yego Ibyo rero bizagira ingaruka zikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa. Ngiye mbona ko iri mu marembera, kuko uko bakubitwa mu bice bigiye bitandukanye, yego niko banakomeza nanone ku rundi ruhande. Uko bakubitwa mu bice bigiye bitandukanye, niko n'abandi no mu bindi bice by'igihugu, yego niko no mu bindi bice by'igihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage babyo babayeho nabi, bari gukandamizwa, bigira inama yo kwirwanaho cyangwa se iyo kuyoboka inzira nk'iyo M23 yayobotse. Ngira ngo ejo wumva ko niba ari Rwaraba bari kuvuga bari kwikanga M23, basohoye n'itangazo. Yego basohoye n'itangazo, kandi Rwaraba ni kure n'ishaka. Rero sinzi ko ari umusirikare wa M23 wagiyeyo, ahubwo ni abaturage baho. Ntawe rwose. Ni abaturage baho bahisemo gufata telefone bahamagara Colonel Nanga na Bisimwa bati tubari inyuma, twafunguye, tweyemeje kubabera abambasaderi hano iwacu. Yego. Twagana ku musozo. Yego twagana ku musozo. Reka ngushimire rero Mushakamba. Shimire n'inshuti zacu, abakunzi bacu. Yego. Turashimire cyane byimazeyo kuko bakunda kudukurikira, bagakunda amakuru yacu. Tubibutse ko twaganiraga ku basirikare ba FARDC bakomeje kwiyunga na M23 mu gihe intambara ikomeje Kivu y'Amajyepfo. Twaganiriye kandi kuri Minembwe aho twirwaneho yongeye guterwa na FARDC na Amayimayi. Tuganira kuba Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yemeza ko Perezida Neva, Perezida w'u Burundi, ari uhagarariye interahamwe. Ikindi twaganiriyeho, twanyarukiye Kinshasa tureba uburyo Cardinal Fridolin Ambongo
yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuganira na M23. Soreje ku ngingo, harya ingingo y'amashuri ntabwo twabivuze. Ingingo twayibagiwe ariko ubwo tureka ivugaho dusoze, ikomozaho dusoze. Nibyo ngira ngo nta n'amakuru menshi ayiriho kuko amashuri yatangiye nk'ibisanzwe. Ejo twari twabasomeye amatangazo y'ibigo by'amashuri. Amashuri yatangiye, amashuri yangirijwe n'intambara, habayeho inama hagati y'abarerera muri ayo mashuri ndetse n'abayobozi bayo kugira ngo barebe uburyo bayasana vuba imirimo y'amasomo nayo igatangira, ariko amashuri 80% batangiye kandi neza. Urakoze cyane Mushakamba. Twabaga rero ingingo twaganiriyeho, ingingo yo kuba amashuri yatangiye muri Goma, inzego zose, haba amashuri abanza, yisumbuye ndetse na za kaminuza, akaba yatangiye hariya muri Goma. Reka dushimire rero abakunzi bacu, barakoze. Abatarakanda subscribe turabibutsa gukanda subscribe kandi ikandwa rimwe gusa. Banibuke gukanda like, yo ikandwa rimwe kuri buri nkuru. Banakande kuri share kugira ngo amakuru yacu bayasangize inshuti zabo. Ikindi ntibibagirwe kutwandikira babinyujije muri comments kugira ngo badushyikirize ibitekerezo byabo kuko birushaho kutwubaka. Ndabashimiye rero, umugoroba mwiza abakunzi bacu, umugoroba mwiza Mushakamba. Urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye mwese turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza, Uwiteka abahire.